ikaze kuri NG TV show. Ndagushimiye wowe wakanze kuri telefone yawe cyangwa se mudasobwa ugafungura ubundi ukajya mu porogaramu cyangwa se application, maze ukajya kuri YouTube ugakandaho maze ugatangira kumva ikiganiro. Iyi ni YouTube channel izajya bageza ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'ubukungu, iterambere ry'urubyiruko, ikoranabuhanga, ibiganiro ku muziki ndetse na filime nyarwanda, uko bategura amafunguro atandukanye. Ni karibu kuri ibiganiro byacu. Uyu munsi twabategura ikiganiro kivuga kuri YouTube iyo ufite muri telefone yawe cyangwa se mudasobwa. Ese YouTube ni iki? Yatangiye ryari? Yaje gute ku isi? Ni ryari yatangiye gukoreshwa? Ese ubundi imaze iki? Ese ikora ite? YouTube ni urubuga abantu bahuriraho boherezanya amashusho cyangwa se amajwi hifashishijwe ikoranabuhanga. Urubuga rwaje rute? Urubuga rwatangiye mu mwaka wa 2005, rutangijwe n'abagabo batatu bakoreraga ikigo cy'ikoranabuhanga cyitwa PayPal. Abo bagabo ni Ryari, Steve Chen na George Karim. Muri 2006 iki kigo cyaje kugurwa cyangwa se uru rubuga rwaje kugurwa na kompanyi yitwa Google mu mwaka wa 2006, hari mu kwezi kwa 11. Google yatakaje amafaranga cyangwa se amadolari asaga miliyari na miliyoni 65 z'amadolari y'Amerika. Ibaze amafaranga naryo. Wakwibaza aya mafaranga angana atya kubera iki yaguze uru rubuga, kubera iki Google yahisemo gutakaza amadolari angana atya. Uru rubuga kandi rukaba rufite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta ya California, mu mujyi wa San Bruno. YouTube ikora ite? Uwayiguze, uyikoresha, aba bombi bungukira he? YouTube yashyizeho uburyo butandukanye bwo koherezanya amashusho cyangwa se amajwi hifashishijwe ikoranabuhanga nk'uko nabivuze, ariko kandi nashyiraho ubundi buryo bugiye butandukanye, aho ushobora kuba wahakana, ukemera, ugashima, ukanenga ibyashyizweho kuri urwo rubuga. Ibi byaje gutuma urubuga rukundana, bose barwitabira ari benshi, aho rwaje gukurura abantu basaga miliyari mu gihe rwari rugitangira gukoreshwa. Ibi byatumye Google cyangwa se Google igira icyizere kidasanzwe cy'uko akayabo k'amadolari izayagaruza. Ese izabikora ite? Izabigenza ite kugira ngo aya madolari iyagaruze, cyangwa se umushinga yari itangiye ibashe kugaruza? Ibyo ni ibibazo yibazaga ubwo yatangiraga gukora, cyangwa se ubwo yatangiraga n'urugamba rwo gukoresha urubuga rwa YouTube. Wakongera ukibaza, ese uru rubuga rwa YouTube rwakomeje gukora rute? Abantu ba mbere barukoresheje ni bande? Abamamaye kubera urubuga ni bande? Urubuga rukimara kuza, ubwo rwatangiye gukorwa, bibazaga ese ni gute urubuga ruzabasha kumenyekana, dore ko rwari ruje rugira ngo rufashe bamwe mu bahanzi, abanyabugeni n'abandi bantu batandukanye bafite ibyo bagaragariza abandi kugira ngo bimenyekane ku isi hatandukanye. Ahangaha niho tubona byatumye uru rubuga abahanzi batandukanye barimo nka Justin Bieber, umwe mu bahanzi bagaragaye kuri uru rubuga, ndetse akaba ari nabo bafite abantu benshi abo twita aba subscribers. Mu bahanzi, uyu niwe muhanzi wenyine ufite aba subscribers benshi. Justin Bieber kuri ubu afite aba subscribers basaga
miliyoni 106. Gusa ntabwo ari wagumye kuba ku rubuga wenyine cyangwa se kuba ari wabashe kwamamara wenyine ku rubuga, kubera ko hari nk'undi waje kumurusha, gusa ntabwo ari uwo mu bijyanye n'imiziki ahubwo akora ibijyanye n'amakomedi. Uwo ni uwitwa PewDiePie wo mu gihugu cya Suwede, akaba azwiho gukina filime zisetsa cyangwa se icyo twita komedi. Uyu mugabo afite abasubscribers miliyoni 109 zirenga, amashusho akaba yararebwe ibyo twita nka views zirenga miliyari 27, akaba yinjiza amadolari 160 ku munsi. Si ku banyamuzika gusa, aha twakongeraho nk'abandi bakora iby'ubwiza cyangwa se icyo twita makeup, aribo Ziyusugi, Zowera n'abandi batandukanye. Gusa uyu Zowera yaje kurushwa n'uwitwa Yuya ufite abasubscribers basaga miliyoni 24,600,000. Video ze zikaba zararebwe na miliyari 160 mu gihe cy'imyaka 2 gusa. Tugendeye kuri ibi tumaze kuvuga hejuru, birumvikana ko uru rubuga cyangwa se iri koranabuhanga ryaje ari igisubizo ku bashaka gucuruza cyangwa se ku bashaka kumenyekanisha ibyabo. Mu gihe bamwe muri twebwe tukibifata nk'aho uru rubuga ari urwo gukiniraho cyangwa se rwo kwishimisha, abandi babibona nka business. Ese watekereza ni gute ibintu bikorwa, ni gute babona amafaranga? Icyo watekereza ni uko iyo ufashe telefone yawe ugafungura YouTube ugatangira ukareba bigenda bite. Menya ko iyo ufashe telefone yawe ugafungura video cyangwa se amajwi kuri YouTube byibuze wenda amasegonda 30 yonyine, uba winjirije Google, uba winjirije wa muntu washyizeho ya mavideo cyangwa se washyizeho ya majwi. Ibi ngibi bisobanuye iki? Urabyumva gute? Ubu ni ubucuruzi buje gukiza benshi. Ushobora kwibaza, ese ko YouTube ari nk'ubucuruzi nk'ubundi bwose, ko ari nk'isoko rikorerwaho ubucuruzi, ese yabigira amategeko? Iki ni ikibazo cyiza wakwibaza. YouTube ifite amategeko igenderaho kandi akabasha gukontororwa cyangwa se gukurikiranwa umunota ku wundi. Ayo mategeko twavuga nk'amategeko agenga cyangwa se abuza kuba washyiraho amashusho akomeretsa cyangwa se ateye ubwoba, amashusho y'ihohoterwa, amashusho avuga ku mvugo z'urwango, amashusho yose aganisha ku buryo cyangwa se amajwi yose aganisha ku buryo bwose bw'ihohotera bwaho hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibi birumvikana ko aya mategeko ariho. Ese ubundi bigenda gute kugira ngo aya mategeko cyangwa se aya mabwiriza abashe kubahirizwa? Bigenda bite ubundi? Nkuko nabivuze hejuru, YouTube ni uruganda cyangwa se ni ubucuruzi bwatekerejweho bwinjiza akayabo ndetse bugasohora akayabo. YouTube ni urubuga rufite abakozi basaga 10,000, aho umukozi umwe ahembwa amadolari 65 ku isaha imwe gusa, hafi 30 by'amanyarwanda ku isaha imwe. Ushobora kwibaza, uyu muntu uhembwa aya mafaranga angana atya ku isaha ubundi akora iki? Amadolari 520 ku masaha 8, 15,600 ku kwezi by'amadolari y'Amerika.
uyu muntu mu by'ukuri akora iki? YouTube ikimara gushingwa cyangwa se ikimara gushyirwaho, ibi byose byaratekerejwe. Uko YouTube ikora mu gihe ujya gutekereza gushyiraho amashusho yawe cyangwa se aya majwi yawe kugira ngo abantu bayabone, ntushobora kwibaza neza cyangwa se kubyiyumvisha mbere y'uko njyewe cyangwa se wowe wumva ibyo bintu byashyizwe kuri YouTube. Mbere y'uko ubibona ku isegonda rya mbere, biba byabanjwe kurebwa n'aba bakozi twavuze haruguru. Wa mukozi uhembwa $520 ku isaha 8. Mbere y'uko dushyiraho icyo dushaka kugaragaza, mbere y'iminota 60 cyangwa se isaha imwe, ibyo washyizeho biba biri kwigwaho, basanga bitameze neza cyangwa se byica ya mategeko bigasibwa. Nguko uko YouTube ikontorora ya mategeko cyangwa se igenzura ya mategeko. Ese waba wibaza, YouTube ubundi ibasha kwinjiza cyangwa se uyikoresha byamukiza? Ukibaza kandi se ko ari urubuga dufite mu matelefone yacu, ubundi twarukora dute? Twarugeraho dute? Twamenya uko rukora gute? Twemerewe kurukoresha twese? Ibi ni byo tuzakurikira mu kiganiro kizakurikiraho. Ndakwibutsa gukora subscribe, ukanakora share, ukabasha kubona byinshi bitandukanye ku ikoranabuhanga ryatwinjiriza amafaranga kandi rikatugera abakire mu gihe twabihaye umwanya tukamenya n'agaciro kabyo. Iki ni igice cya mbere cyavugaga ku bijyanye na YouTube, no kumenya YouTube ni iki, ese ikora ite, ese yaba ari business koko yakwinjiriza. Mu kiganiro kizakurikira iki, tuzareba ni gute watunga cyangwa se ugakoresha uru rubuga nawe ukinjira mu ruhando cyangwa se muri iyi business ishobora kuba yaguhindura amateka, ikahindura abagukomokaho utavunitse mu buryo utigeze utekereza. Ndabashimiye gukurikirana iki kiganiro, nukora subscribe, ukabutse nukora share. Naho ubutaha.